Shalom shalom, nguhaye ikaze mu kiganiro ruhuka cy'uyu munsi. Imana ikugirire neza. Ndagusuhuje aho uherereye hose, wowe ubasha kumva uru rurimi dukoresha rw'ikinyarwanda. Imana iguha umugisha. Reka ngushimire wowe udahwema kudukurikirana, kuduha ibitekerezo ndetse no gusharinga abandi iki kiganiro. Ntubyihererane, ntubigire ubwiru, ahubwo ubimenyeshe n'abandi. Kandi niba ari ubwa mbere ukurikiye iki kiganiro, ntacyo bitwaye ukoze subscribe cyangwa se s'abone, kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bya buri munsi. Imana rero ikugirire neza, Imana iguha umugisha. Uri uw'ingenzi. Mujye mutwandikira muri commentaire, mutumenyeshe uko mubibona, uko mubyumva, mutubwire ibiri kubafasha birushaho kutubera byiza. Ikiganiro ruhuka cy'uyu munsi turi buganire mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 27. Turahera ku murongo waho wa 5. Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esawu ajya mu ishyamba guhiga ngo ahigurire se umuhigo. Rebeka abwira Yakobo umwana we ati, numvise so abwira Esawu mwene so ati, mpigurira umuhigo untekere inyama ziryoshye nzirye, nguheshereze umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa. Nuko none mwana wanjye, wumvira ibyo ngiye kugutegeka. Jya mu mukumbi unzanira abana b'ihene beza 2, nanjye ndabatekera so babe inyama ziryoshye zimeze nk'izo akunda. Nawe uzishyire so azirye, aguheshe umugisha atarapfa. Yesu ashimwe cyane. Nifuje ko tuganira kuri iri jambo rijyanye n'umugisha. Bibiliya y'Icyongereza iyo ivuga kuri ibi, ivuga yuko ari umugisha wibwe. Umugisha wibwe, umugisha wafashwe mu buryo butari bwo, bitewe n'uburyo byakozwemo. Imana yari yabwiye Isaka n'umugore we, ibabwira ko batwite kandi bazabyara abana b'impanga 2. Ariko Imana inavuga uko ibyabo bizagenda. Ivuga ko umukuru azaba umugaragu w'umutoya. Niko Imana yari yavuze. Hanyuma aba bana baravuka koko, yewe umutoya ngo avuka nafasha agatsinsino k'umukuru. Hanyuma bose bajya mu mirimo itandukanye. Hanyuma rero Isaka agakunda Esawu, hanyuma Rebeka nawe agakunda Yakobo. Nyuma y'igihe Isaka yumva ageze mu zabukuru, yumva ashaje, ashaka gutanga umugisha wa kibyeyi, ariko ashaka kwirenza itegeko, ashaka kwirenza ikintu Imana yavuganye nawe. Ashaka guha Esawu umugisha, kandi Imana yari yamubwiye yuko ugomba guhabwa umugisha w'ubukuru cyangwa se umugisha nyine wa kibyeyi, birthright, ari Yakobo. Aha Imana yari ifite ukuntu iri buze kubigenza. Imana yari ifite izindi nzira iri buze gukoresha, ku buryo icyo yagambiriye ari cyo kiri buze gusohora. Ariko mama wa Esawu na Yakobo, Rebeka, we arwana inkundura.
arwana inkundura, ashaka gucira Imana inzira. Ntekereza ko yarababajwe n'icyo umugabo we agiye gukora, hanyuma ashaka gucira Imana inzira, abikora mu buryo butari bwo, abikora mu buryo bunyuranyije, hanyuma ntibyaza kugenda neza, na nyuma Yakobo ntibyamubera byiza. Kandi Imana hari ibyo yari yamuteganyirije. Isomo ririmo hano ni irihe? Irinde gushaka gucira Imana inzira. Sara yakoze ikosa, ashaka gucira Imana inzira yahinyuza isezerano risohora, kuko yarabonye ashaje ageze mu zabukuru kandi atari kubona umwana, kandi Imana yari yarababwiye ko izabaho umugisha mu rubyaro. Ariko inzira yaciyemo ntabwo zigeze zimubera amahire, ntizigeze zimuzanira ibyiza, ahubwo zamuzaniye ibibazo. Inzira yose umuntu aciyemo ashaka kugira ngo agane ku gisubizo mu buryo Imana itateganyije, izo nzira zijya zirangira zisize nyirazo mu kaga, zirangira zisize nyirazo mu buzima butari bwiza. Ndakwifuriza kurindira, ukarindira inzira y'Imana. Ibintu Imana yavuze izabikora, ntabwo Imana izakugendamo idene. Niyo waba ushaje, niyo waba uri kubona wowe nta nzira, Imana ibintu yavuze izabikora. Imana yari ifite uburyo bwinshi iri bukoreshe igashyira mu bikorwa icyo yavuze kuri Yakobo, hatagombye ko mama we yirwanirira. Ariko yinjiye mu kinyoma cyo kubeshya, kandi iki kinyoma cyo kubeshya n'ubundi yari yagikoze we n'umugabo we, kandi na sebukwe na nyirabukwe nabo icyo kintu bari baragikoze. Hanyuma Rebeka hanarongera n'ubundi akora igisa nacyo, agikorana n'umuhungu we Yakobo, cyo kubeshya. Nshuti y'Imana, reka gushaka gucira Imana inzira, udahura n'ingorane zikomeye, utisanga mu kaga gakomeye, utisanga mu bintu udashobora kubona uko wikuramo, bikakubera igikomere cy'ubuzima bwawe bwose usigaje kubaho. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Ndaguhumuriza nkubwira aya magambo ngo Imana ifite inzira nyinshi, nubwo we waba ubona ntayo, ariko Imana ifite uburyo bwinshi, ifite inzira nyinshi yanyuzamo ibisubizo, yanyuzamo ubushake bwayo bugasohora. Ugubwe neza muri Kristo Yesu. Ni mwene so Iranzi Alfred. Shalom.